Ndagusuje nizere kumeze neza mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza wese bwo kubana natwe muri kano kanya urakaza neza niba ari ubwa mbere uhageze ni On Time TV iyo channel your choice ni YouTube channel imwe rukumbi ikorana mu Rwanda tubageza amakuru n'ibiganiro byinshi byiza kandi byizeye byateye n'itsinda ry'abanyamakuru kabari mu gutsara amakuru abavugwa muri politike ubuzima uburezi imikino umuco iyobokamana ndetse n'utundi tuba tugiye dutandukanye wiyumve mu kaze ni buri hano mu Rwanda mukereka ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino kwisi mweretse uyu yahoze ari umunyamakuru hano mu Rwanda avuga ko akora inkuru zicukumbuye kuri ubu ngubu yababaje umuryango we yaje kuva mu Rwanda ajya hanze ajya mu bihugu bigiye bitandukanye kuri ubu rero yaje kuba yijandika mu bikorwa by'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bw'abavuga nabi u Rwanda baharabika ubutegetsi bw'u Rwanda kuri ubu ngubu rero abenshi baje kuno kwahita batanga ibitekerezo bavuga ko zigamije amaramuko ariko ikibabaje cyane ncano kugarukaho ni ibyatangajwe na mushiki we bavindimwe kwa se na nyina waje kubabona ibyo musaza we yijanditsemo dore ko nkuko tugiye kubibona hano muri no nkuru biri buze bivugwa ko yavuye mu Rwanda babwiye ko agiye kwiga ageze hanze yijandika mu bintu byo gusebya abategetsi b'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abayobozi barwo ndagira ngo rero mwumve uko yagiye abikora mu bihe bigiye bitandukanye tugaruke ku butumwa bwa mushiki we nawe waje kubabona ibi bintu bikamubabaza bikamurenga akavuga ati mana yanjye bimbigenze ne uyu muntu ko tuvindimwe kandi tuzi igihugu cyacu cy'u Rwanda uko kimeze amateka yacyo aho abayobozi bacu bagikuye naho bakigejeje kuki ari kwigira gutya yatanze ingero nyinshi cyane nshaka kugarukaho muri no nkuru muze kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment mukande like mukoresha niba utarakora subscribe nawe ikore urakanda kwa no magambo yanditse mu subscribe imbere ze na On Time TV aretaza kamitso kinzojana kuga kandeho aho uzajya ubabibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ndajya nkohereza ubutumwa bugufi notification bityo amakuru yose ajya kugera mu buryo bukoroheye bamwita Samuel Baker Byansi numwe mu bafashe umurongo wo guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo ku mpamvu benshi bemeza ko zigamije aramaramuko uyu musore yamenyekanye mu itangazamakuru ry'u Rwanda aho yitaga umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye hashize imyaka mike yimukiye Burayi aho yita impunzi ya politike umwe mu bazi neza Byansi Samuel Baker ni Esther Mugabekazi kuko ari mushiki we kwa se no kwa nyina ababyeyi babo babita Byansi Samuel Baker na Teri Eva Mugabekazi niwe mukuru agakurikirwa na Byansi bavukana n'abandi bana barindwi kuri se na nyina bose bamwe bakaba 9 nk'umuntu wakuranye na Byansi Mugabekazi yavuze ko amafuti ya musaza we yayahereye mu kwihinduza amazina atangira gukoresha ayase kandi nawe afitaye ati Byansi Samuel ni izina rya papa Sam Byansi witwa Sam Kama niyo mazina ababyeyi bamwise mu muryango wacu abahungu bitwa Kama abakobwa bakitwa Kawama mu kiganiro uyu yagiranye n'Igicaniro TV yavuze ko umuryango we watewe agahinda n'imigambi musaza wabo yinjiyemo yo guharabika igihugu avuga ko yafashe icyemezo cyo gutangaza byinshi kuri Byansi Baker nyuma yo kubona ko akomeje kurenga igaruriro uyu mushiki we Mugabekazi yavuze ko mu gukura barezwe neza ndetse ababyeyi babo bagerageza kubajyana mu mashuri cyane ko bombi bari abarimu ati twagize amahirwe tugira ababyeyi b'abarimu papa wacu ari umwarimu na mama yari umwarimu twagize amahirwe tumenya Icyongereza kuko iwacu mu rugo nicyo twavugaga mu gukura kwacu tugira amahirwe papa twigisha mu mashuri meza amashuri abanza bayize mu karere ka Nyagatare Imatimba mu ishuri rizwi nka Hillside aha niho barangirije imyaka 6 y'amashuri abanza bageze mu mashuri yisumbuye Byansi Baker yagiye kwiga muri Kagarama Secondary School mushiki we ajya kwiga Irushaki Mugabekazi yavuze ko Byansi akigera mu mashuri yisumbuye bahise bamwirukana birangira amusanze Irushaki ati yakoze amakosa baramwirukana vayo araza twigana Irushaki niho twarangirije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aho ayo niyo mashuri Samu yize yonyine bitandukanye nuko yagiye yabivuga cyangwa se benshi bamuzi Byansi ngo nigeze arangiza amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza ahubwo nyuma yo kurangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yahise ajya muri Uganda akigera mu gihugu cya Uganda Byansi yijanditse mu bujura ndetse bimuviramo gufungwa imyaka 4 uyu Mugabekazi mushiki we nkuko yabyivugiye bavindimwe kwa se na nyina
yavuze ko yarangije kino cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yagiye muri Uganda arafungwa kwa mukuru wacu data yabyaye ahandi, agiyeyo arahemuka abirimo ubujura baramufata baramufunga, bamufunze imyaka 4 ntabwo yongeye gusubira ku ishuri. Gufungurwa kwa Byansi byaturutse ku kuba ngo yari isiramuje gukebwa bikoreye muri gereza, ararwara bisaba ko bahamagara se ngaje kumufata. Mugabekazi yavuze ko nyuma yo gufungurwa Byansi yatashye mu Rwanda ariko ntiyakomeza ishuri, amaze gukira ngo yigiriye inama yo gusubira muri Uganda gushaka impapuro mpimbano zigaragaza ko yarangije amasomo ya kaminuza. Yarakomeze ngashaka uburyo ahimba impapuro z'amashuri, nibwo yahinduye n'izina rye, arangije nibwo yaremaga ikarita atangira kwita ko yakoze ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye. Uyu mushiki wagira ati nabonye gusa umwana w'umuhungu ari mu makuru, ndamubaza ni ese ko nta mpamyabumenyi ufite wabigenje gute? Ati nge hari ukuntu nabigenje, impapuro nza kuzibona ndamubwira ni wishe ahazaza hawe. Ngewe ndangiza mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, Sam yari afite impapuro zemeza ko yarangije kaminuza. Nyuma yo kunyura mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda mu mwaka wa 2019, Byansi Baker yashinze ikinyamakuru cye yise M28 Investigates. Mu mwaka wa 2022 Byansi Baker yakoze ubukwe n'Uwase Joseline, ndetse nyuma y'igihe gito bibaruka umwana w'imfura. Uyu mugabo yaje kubwira mushiki we ko afite gahunda yo kujya mu Buholandi kwiga, undi akubisa agatima kuri za mpapuro mpimbano bimutera kwibaza byinshi. Ati ndamubaza ni ese urashaka kujya kwiga iki? Ati ndi kongera ubumenyi muri ibi nahisemo. Ndamubwira ni ese uratangirira aho wagarukirije amashuri cyangwa urongera kuri za mpapuro z'impimbano? Ambwira ko ibyo tutabiganiraho adakene no kubyumva. Yambwiye ko azagaruka kuko yari yasize umugore n'umwana. Mugabekazi yavuze ko nyuma yaho umusaza bageze mu Buholandi yabuze ibyangombwa byo kwiga no guturayo, yigira inama yo kurongora umugore w'umuzungu. Ati nyuma amakuru namenye nuko yagezeyo ibyangombwa byo gutura no kwiga biranga, numva ngo yabonye umugore w'umuzungu, nigize kumuhamagara kuri video aramunyereka. Umugore w'isezerano wa Byansi yaje kumusanga i Burayi, afata icyemezo cyo kwimukira mu Bubiligi, abariho babana. Wa mugore w'umuzungu aguma mu Buholandi. Nyuma yo kugera i Burayi, Byansi yatangiye kumvikana cyane mu mvugo zisebya u Rwanda n'abayobozi barwo, ndetse atangira gukorana bya hafi n'abari basanzwe mu migambi yo kururwanya. Agaruka ku cyaba cyarateye musaza we iyi myitwarire, Mugabekazi yagize ati yabitewe no kudahaga n'inda nini no kutumva ko ibyo afite bimuhagije no kugira ngo abone ibyangombwa muri ibyo bihugu aho yahungiye. Ati umuntu usebye igihugu cya nyina na se aba ari ikigwari. Mugabekazi yavuze ko iyi myitwarire ya Byansi n'ibyo atangaza ku Rwanda bitamutungura kuko kuva kera yari umubeshyi. Yavuze ko mu bihe bitandukanye Byansi yagiye abeshya ko nyina yapfuye akiri muzima, ubundi akavuga ko yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Hatari n'inkuru nigeze kumva ngo mama yaryaga inyama zo muri supermarket nizo zamuteye kanseri. Nza kumva inkuru ko mama yishwe muri jenoside. Ibyo byose nari mbizi, nzi ko ari umubeshyi. Biriya yarabivugaga kubera ko nge muzi ngasigara mwita umubeshyi. Yakomeje avuga ko nk'umuryango ibitangazwa na Byansi bibabaza. Nge byangizeho ingaruka nyinshi kuko nize ko gukunda igihugu ari cyo cya mbere. Umuntu wabyize ntabwo nakwanga igihugu cyanjye ako kageni. Igihugu cyandeze, igihugu cyamaye ibyo kurya, igihugu cyamaye umusingi, igihugu cyamugize kuriya kugira ngo amenyekane. Nagezaho ndababara cyane, ndavuga ni ubwo umuntu ageraho ahemukira igihugu cyamukoreye ibyo byose, ubwo twabavandimwe byagenda gute? Nyuma yo kubona ko yayobotse inzira yo kurwanya u Rwanda, Mugabekazi yaburiye musaza we, ariko ndamubwira ko niba ari byo atangiye hatazongera kuba mushiki we. Ati namubwiye ko nadahinduka nzashaka uburyo mvuga ukuri nkabwira abanyarwanda ukuri. Yambwiye ko nazongera mu mateka kuba mushiki we. Inama namugira yibuke inama mama yajyaga tugira, yibuke intego ababyeyi bacu bari bafite, ntabwo ari ugusenya igihugu habe n'umunsi n'umwe. Ngaye nguko rero ngira ngo murumva amakuru arambuye kuri uyu Samuel Baker Byansi ubeshya ko yize
atariza abeshya diploma atararenze tronkome. Mushiki wa Byansi yamutamaje nyine avuga byinshi bijye bitandukanye dore ko yanamugira inama akamunanira. Ngayo nguko mugira ibihe byiza, mukomeze mukurikira amakuru n'ibiganiro on TV yo channel Trace dukomeje kubategurira byo bivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Bye, ndabakunda cyane.